nubwo byari ibyishimo bidasanzwe ndetse n'umunezero mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze yawo mu bafana ba Rayon Sport ubwo bafataga ikipe ya Gor Mahia bakayikubita ibitego 2-1 ari nako guhita begukana igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ku rundi ruhande ho byari agahinda ndetse n'intimba idasanzwe mu bafana ba APR aho baherereye hose bitewe n'uburyo ikipe yabakubise ibitego 5. Rayon Sport yagize gutya ikazi kayikindura ibitego 2 kandi yirusha, maze abafana ba Rayon Sport mu gukina ku mubyimba ba APR bati inkono ukubise mu cyebu yirenze urugo ariko ayirengeje urugo turayisama. Mwabonye uburyo Gor Mahia twayisamiye hejuru maze tukayikubita tuyikikiye. Ubundi bijya gutangira nk'ibisanzwe amakipe yose yitabiriye Sekafa Kagame Cup yohereje amakipe yabaye ya mbere muri shampiyona z'ibyo bihugu, nuko u Rwanda narwo rwohereza Rayon Sport ndetse na APR FC. Urebye uburyo statistique zari zihagaze wabonaga ko benshi bahaga amahirwe ikipe ya APR FC kuruta uko bayahaga ikipe ya Rayon Sport. Gusa nk'uko umunyarwanda abivuze ati umwana wanzwe ni ukura kandi ibuye ryanzwe nabo batsinda iryo ryakomeje imfuruka. Rayon Sport nayo yaje kugenda ibyitwaramo neza, ariko ni mu nyemerere dutangirire kuri APR. Ubundi ngo mbere yuko umupira utangira ngo APR ngo yari yamaze gutsinda itaranatangira match, ngo ikigera mu kibuga na Gor Mahia ngo Gor Mahia yitikura igitego cya mbere ngiyitikura igitego cya kabiri ngo bakiri mu bizunga batikura icya gatatu ngo bakomeza kuba mu bizunga batikura icya kane ngo bayitikura icya gatanu bagiye kwitsibura n'icya gatandatu hakibura iminota 15 ngo umukino ngo urangire, ngo umusifuzi arahosha ngo ahita arangiza match umukino utararangira ngo kuko yabonaga ko muri iyo minota 15 yose yari isigaye ngo ba APR yashoboraga kuryamo ibitego 15 irebye nabi. Ngo maze abafana ba Rayon Sport koko sukunezerwa ibyishimo birabarenga ngo bahita bajya ku mbuga nkoranyambaga batangira kuvuga bati nimureba ya kipe yibitseho ibikombe bigeze kuri 20 yo mu Rwanda ubaka kanya amaze kwitikura ibitego 6 iyireba nabi yari kurya 15. Abafana ba APR nabo mu gahinda n'intimba ikomeye bajya ku mbuga nkoranyambaga barandika bati useka neza seka nyuma, ikindi kandi ujya kuvuga batarabona mutegereze hari igihe namwe muzahura n'ikipe ikabakorera nk'ibyingiyi dukoreye. Bati wasanga turiye 5 mwebwe mukaba muzadukuba 2 bakabakubita 10. Amagambo akomeza kuba amagambo ku mbuga nkoranyambaga hagati y'abafana ba Rayon Sport ndetse na APR, ariko burya ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana. Rayon Sport nayo abafana bayo bari bamaze igihe bafite amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga, igihe cyarageze noneho ngo bajye mu kibuga bigaragaza. Rayon Sport yagize gutya ihura n'ikipe bita KMZ yo muri Zanzibar. Rayon Sport yitikura igitego cya mbere, ikipe ikiri mu bizunga Rayon Sport irongera yitikura icya kabiri, maze abafana ba Rayon Sport basubira ku mbuga nkoranyambaga bajya kwibutsa ya magambo ba APR bavugaga bagira bati ubu se noneho bya bitego 10 mwavugaga ko tuyikubise ibitego 2 uratekereza noneho izakurikiraho tuzayikorera ibiki? Ko natwe marike zacu zigenda zizamuka nk'iza wa muhanzi wajya kuvuga ngo marike ze zigenda zizamuka nk'iza Adidas. Abafana ba APR batari bagifite icyo kuvuga muri icyo gihe uretse gukomeza kugenda batega iminsi Rayon Sport, bakomeje kugenda bayitega iminsi ku makipe bazagenda bakina. Bati hano kuri KMZ washisha ikibonobono, reka noneho ukurikizeho Al Hilal turebe ibyo gukorera, turebe kutadusanga hano mu Rwanda bagukubise 15 dore ko twe badukubise 5. Maze abafana ba Rayon Sport baravuga bati ubundi twe nitugira amagambo menshi icyo dusubirisha ni ibikorwa. Tegereza urebe umunsi wa match uzarebe ibyo tuzakorera iyo Al Hilal uri kudutega imbere. Twe niba dutega iminsi badutega ibikorwa nkuko natwe tuzakwereka ibikorwa nta by'amagambo. Ikipe ya Rayon Sport irongera igira gutya ifata ikipe ya Al Hilal itikura igitego kimwe, ubundi match inarangira gutyo. Maze abafana ba Rayon Sport basubira ku mbuga nkoranyambaga bajya kwibutsa ba APR babakina ku mubyimba bati Al Hilal mwadutegaga ibitego 15 sebe noneho ubonye uko bigenze, iriya kipe mwayigerereza ko yabatsinda 20. Bati iriya kipe muzibeshye mwigereranye nayo, niba mutsinzwe na Gor Mahia iyi ngiyi ibyo yabakorera mwabyakiriza amaboko yombi. Barababwira bati ujya kuvuga batarabona nimutegereze muzakine na Gor Mahia turabizi niyo muzahurira finale kuko nubundi agakipe mufite imbere nta kigenda. Maze abafana ba Rayon Sport bungamo bati ikipe yacu ko tuyizeyera, ikibuga twakize neza kandi twakize nta guhubuka. Ureke mwebwe mwagiye kwinjira muri match mutazi n'ikipe muri bukine gusa mukagenda mwizeye intsinzi nkuko abafana ba APR bari bamaze igihe babisaba. Imana yaje kubasubiriza igihe babona ikipe ya Rayon Sport izahurira finale n'ikipe ya Gor Mahia bari bakinnye ikabatsinda 5. Bati noneho reka dutegereze turebe ibyo mwigiraga mwakomeje kugenda mwasibonobono. Bati turaje turebe niba Gor Mahia itagiye kubakuramo ibarusha. Kugira ngo wumve urwego ibintu byari bimaze kugeraho, benshi mu bafana ba APR bagiye kureba match batagiye gufana Rayon Sport nk'ikipe y'igihugu ahubwo bagiye kwifanira Gor Mahia. Bakimara kubona Rayon Sport igize gutya igatekura Gor Mahia igitego cya mbere, bahise batangira gusohoka stade uruhererekana. Bageze mu marembo ya stade bumva ngo Gor Mahia yirishyuye, bongera kugaruka muri stade bafite umunezero udasanzwe, ariko n'ubundi Rayon Sport ntibyayibujije
kubaraza nabi kubera ko nko ku munota 65 yongeye itikuramo ikindi gitego cya kabiri, yongera kubabaza abafana ba APR FC inabibutsa ko ariyo kipe ya mbere mu Rwanda. Ubwo ikimara gutikuramo ikindi gitego cya kabiri, abafana ba APR bakomeje kuguma muri stade bavuga batari igihe Gor Mahia ishobora kucyishyura maze bakajya penalty tukareba ko Rayon Sport noneho itwara iki gikombera. Iyi match yakomeje iragenda birinda bigera ku munota 93 Rayon Sport gifite ibitego bibiri kuri kimwe cya Gor Mahia. Abafana ba APR bo bakibona umusifuzi yongeyeho iminota 4 byari ibyishimo bidasanzwe bavuga bati uko byagenda kose iminota 4 Gor Mahia ntabwo iri buze kuburamo igitego. Iyi Rayon Sport yo yakomeje kudefanda ikindi kandi ikomeza gushyiramo imbaraga naho wagira ngo nta gitego irabona. Benshi mu bafana ba Rayon Sport bo ahubwo bari kujya bavuga bati iyaba match bari bongeyeho nk'iminota 9 ngo urebe ko tudatsinda ibitego 3 ku gitego kimwe. Nuko umupira urakomeza urendereye, match irangiye ari ibitego 2 bya Rayon Sport kuri kimwe cya Gor Mahia. Abafana ba APR bo batari bafite icyo kuvuga uretse kujya ku mbuga nkoranyambaga bakandika bati mwabonye uburyo abafana ba Rayon bagira akavuyo. Abafana ba Rayon bo ibyo batabyitayeho kuba bari kubwirwa ko bagira akavuyo, bagiye umujyi barawusiribanga bawuhindura ukundi bakora karasisi yo hataza kwa inzego z'umutekano bari kugira uwabo ngo kugira ngo wumve ukuntu abafana ba Rayon Sport aribo bantu bakunda ikipe yabo ikindi kandi bakaba bumva banayigwa inyuma. Ngo tekereza ko ngo kunywa inzoga mu mujyi wa Kigali ngo bitari ikibazo kuko wanywaga ngo ubundi ugategereza ngo umuntu akajya kubona arakwishyura utaza ahaturutse.